muraho neza mwiriwe kandi abandi mwaramutse abakunzi ba New Solo TV amakuru y'iminsi tugarukanye ibishya tugarukanye ijambo ry'Imana kandi niryo ritubeshejeho ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana niryo ryaremye iyi si turiho ndetse n'ijuru ijambo ndetse tunabwirwa ko mu buryo bw'umwuka ni inkota rero iri jambo ritugaruye ahangaha nturisuzugure nanjye ntabwo ndisuzugura kubera ko ni ijambo rya nyiri ijambo reka muri uyu mwanya n'ubundi turi kumwe n'abatumirwa bacu uyu munsi tugiye kuganira tugiye gufatanya muri iki kiganiro nzi neza ko biri buze kugenda neza nk'uko umwami Imana yabipanze reka ibumoso bwanjye ntangirane nashimiye atwibwira yibwire n'abadukurikiye murakoze cyane Apostle amazina yanjye nitwa Pastor Jean Pierre Nshimiyimana bandi umutumirwa kuri iyi TV kandi nishimiye kubana namwe Imana iduhana umugisha aho muri hose urakeye umeze neza no kubera Imana yego umeze neza rwose wagira ngo ukubutse imahanga uko biri kose umwami Imana aba yadusize kandi imirimo igomba kugaragara mu ruhanga rwawe ko hakomeye byagenze gute ni rya jambo ryo muri 57 nkuko yabwiye Yesaya yego kuko umwami Imana izanabara nicyo gituma namwara ni nacyo gituma mu masange hakomera hakaba nk'urutare iyo hameze nk'urutare nta biruhangara iyo hameze nk'urutare ibintu byose bikubitaho bikiruka kandi iyo hameze nk'urutare imivu iraza igakubitaho ibibazo byose igakubitaho ingorane igakubitaho akaga ibyo byose bikagera gute bigacaho bikagusiga uko warugeze gute uko wari umeze urakoze cyane reka iburyo bwanjye ariyo undi amakuru y'iminsi ni meza cyane wakibwira abadukurikiye shalom turabishimiye kubana namwe muri kino kiganiro kandi turabakunda ni Evangeliste Jean de Capistra Munyanziza Imana ibahe umugisha Munyanziza murakoze cyane abadukurikiye Munyanziza ni muntu ki uwo mwumvishe bwa mbere akaba ari we gamubonye ni muntu ki Munyanziza ni umuntu usanzwe mu buzima busanzwe ariko kandi akaba udasanzwe kuko yizera Imana haleluya kandi akayikunda ni umukristo rero mu itorero ryitwa Umurage wa Pentecote yego ndumubwiriza butumwa ndumwigisha w'ijambo kandi n'ibindi umwami Imana ashoboje byose ndabikora ndumva ari ibyo murakoze ego murakoze cyane tugiye kuvuga uyu munsi ku cyigisho gikomeye ariko ntabwo nabibwiye ni Apostle Munyentwari Atanazi ntacyo ntwaye n'icyo ntwaye ndakigarura haba hari icyo natwaye yanyandikira muri comment nkakigarura ariko ndizera neza ko ndi kumwe nabo ntacyo natwaye gusa kubera ko umuntu ari umuntu niyo mpamvu nongeraho ngo ntacyo ntwaye ari nkagerekaho ngo n'icyo ntwaye ndakigarura rero nizere ko abadukurikiye bose ntacyo nabatwaye Imana iduhana umugisha Uwiteka Mana yacu ndagushimye ndaguhimbaje ikiganiro ukiyobore ubane nacyo kuva dutangiye kugera dusoje ijambo ryawe rikubite rihinguranye mu mitima yari ikomeye yoroshye kubw'ijambo ryawe nyemerera ibitavuga Imana byose iri jambo ribisinzirize guhwera bimenyekane ko uri Imana yacu mu isi no mu ijuru izina ryawe risumba yandi mazina nirize riganza akakanya mbesabye nizeye mu izina ryawe amen dufite topic nziza cyane nziza ariko nongereho ngo nziza igihe ukiri umusore ujya aho ushaka ugakora ibyo ushaka ukaba mu byo ushaka ndetse umubyeyi yakubwira ukabona ko ntacyo avuze ibi bihe rero nibyo twahuje n'igihe cya Petero ubwo Yesu yamubwiraga gucaha wagacaha yamubwira kujya ibumoso akajya iburyo yamubwira kugira gutya akagera kuriye yamubwira ati Petero gutya na gutya Petero nawe akikorera ibye kugeza ubwo Yesu yitegereje Petero aramubwira ati hari igihe cyo kumva cyangwa se akaba yaramurebye akabona azahenda asaza atumvishe ariko aramubwira ngo hari igihe kizagera atege w'amaboko cyangwa se atege umubiri we bigaragara ko uzaba udakenyeje cyangwa utambaye hanyuma bamukenyeze nibamara no kumukenyeza ngo bamwerekeza aho adashaka
hahandi uba uryamye hasi urwaye ukavuga ngo munzanire biswi, bagahita bavuga ati oya, ariko uyu muntu tumujyane kuri tuwarete ataza kugira gute kuturushya aduha akazi. Baba bakujyanye aho udashaka, wasabye biswi bakujyana kuri tuwarete. Urumva ko ni ibintu bigize gute bitandukanye. Reka turebe mu ijambo icyo rishatse kuvuga, n'icyo umwami Imana yabibwiyeho Petero mu gitabo cya Bibiliya Yohana 18 21:18. Twumve iki jambo ryabivuze. Kapistara yadusomera. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 21 umurongo wa 18. Ndabanza nsome umutwe w'amagambo cyangwa se titre. Umutwe w'amagambo aratubwiye ngo Yesu abaza Petero gatatu ko amukunda. Umurongo wa 18 atubwiye ngo nukuri ndababwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyane aho udashaka. Nushaka kurekeraho tuganire kuri aka kantu. Byanga byakunda ubu umaze gusoma, urumva aho yamubwiraga bazamukenyeza, ndumvishemo utuntu tune. Aha mbere azatega, aha kabiri bamukenyeze, aha gatatu bamujyane, aha kane bamujyane hagize gute ahadashaka. Urumva iki gihe ari iki kuri Petero amubwiraga ase, urumva muri icyo gihe yari mu kihe gihe? Murakoze cyane Apostle. Iki ni ikibazo burya ijambo ry'Imana biratubwira ngo niryo kuri. Birakwiriye ko abantu tumenya ijambo ry'Imana kurenza ibindi. Paulo yigeze yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere ibice 3:16, navuga ngo byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro. Ijambo ry'Imana rifite umumaro, nibyo ndimo mvuga, wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya rwose, kumanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose afite ibimukwiriye byose kandi akora imirimo myiza yose. Rero nta jambo nta gushyika, nta jambo nta kwikwiza, nta jambo nta mirimo myiza. Murakoze rero iki kibazo ni ikibazo cyiza kandi buri mukristo wese yakagombye kumenya. Uyu ni Yesu nkuko bisanzwe nyine ari kumwe n'abigishwa be. Yego. Buri mwigishwa yari afite umwihariko we, nkuko njyewe nawe nanjye mfite wanjye, namwe ni data afite umwihariko we. Ariko buriya ikintu gitangaje, abigishwa be bari bafite amasezerano y'uburyo ubuzima bwabo buzarangira. Sinzi umuririmbyi yaririmbye ngo hahirwa upfa apfira mu Mwami, hahirwa upfa apfira muri Kristo. Burya twese tuzapfa, tujye tubwiza abantu kuri, twese tuzapfa, ariko ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo dupfuye dute. Ibyingiro byacu nuko nyuma y'ubu buzima ubundi hari ubundi buzima. Yego. Hanyuma Yesu mu buzima busanzwe akenshi yavugiraga mu migani, atanga ingero no ku bintu bifatika bitewe n'ikigero n'imyumvire by'abantu b'icyo gihe. Abigishwa rero hano terera bwisezerano kuntu bazabarenganya, bakabakubitira mu masinagogi, bakabashyira mu batware. Iryo sezerano bari barifite. Rero dukwiye kwita ku iherezo ryacu. Hano rero iyo dukomeje tugasoma hepfo, ngo bigaragaza uburyo Yesu yari arimo amuhishurira uburyo ngo azubahisha Imana mu rupfu rwe. Rero birakwiye ko urupfu rwacu rwubahisha Imana. Byanze bikunze birashoboka ko umuntu yaba atarubahishije Imana mu kubaho kwe, ariko mu rupfu rwe akubahisha Imana. Cyangwa birakenewe byombi? Ntabwo wumvise neza. Ansubiramo. Birashoboka ko utubwiye ko Petero urebye yabwirwaga ko agomba kubahisha Imana mu rupfu rwe, nicyo byashushanyaga. Byanga byakunda ubwo birasabwa ko umuntu agomba kuba yaranubahishije Imana mu kubaho kwe kugeza upfuye, nicyo byaraga bishatse kuvuga. Wenda birashoboka ko twese
ndetse hari abagiriwe ubuntu bakavukira mu gakiza neka mba ariko mbyita, ariko hari n'abandi kubwo kwizera ijambo ry'Imana twahindutse. Petero yigeze avuga ngo niba kubwo kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza barahunze bakava mu by'isi byonona, rero hari babonye agakiza ku buryo kubwo kwizera ijambo ry'Imana bagahindukira bakava mu by'isi byonona. Abo hari ukundi bari bameze mbere. Birashoboka rero ko itangira ryawe rishobora kuba ribi, buri ikibazo uko byatangiye ahubwo uko bizarangira. Arakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka ibumoso bwanjye shimiye Imana Jean Pierre pastor, nawe atubwire ese wowe ubyumva ute iyo Yesu yaturiye amagambo akabwira Petero ngo igihe kimwe ubu uri umusore buriya hari bitarashobokaga, cyangwa se hari ibyo atakoraga neza mu busore bwe, kandi natwe turabizi mu busore bwacu ntabwo ariko dukora ibikwiye. Buriya yashaka kumubwira iki gihe yamubwiraga ngo igihe kizagera atege bamukenyeze, nibamara kumukenyeza bamujyane aho adashaka. Ubyumva ute wowe? Apostle murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yesu yari umwigisha w'umunyabwenge cyane, kandi ibintu byose yigishaga yacaga mu migani. Yego, uvuga cyane. Kiriya gihe rero abwira Petero yamubwiraga ko agomba gukora ibyiza mu gihe cye cy'imbaraga, yego, hanyuma kandi bikazaba by'igihe cyose kugeza ashaje, kuko hari igihe kizagera akaba atakibasha gukora. Kandi mu byo Yesu yamubwiraga ko agomba no gutegura uko umurimo uzakomeza, kuko hari igihe kizaba gishoboka ko hari abagomba gutuma cyangwa se hari abagomba kumufasha umurimo mu gihe azaba atakiwushoboye. Icyo kintu Yesu yashatse kuvugana n'abigishwa ariko abwira Petero cyane, nuko yamwerekaga ko hari igihe kizagera agaragara nk'umunyembaraga muri icyo gihe ari wavuganamo na Yesu, ariko hari igihe kizagera akaba atakiri umunyembaraga. Muri icyo gihe cy'imbaraga rero yari afite, Yesu yamwaratingaga ko agomba gutegura hanyuma he hazaza mu gihe azaba atagishoboye kugira icyo yikorera. Nicyo Yesu yavuganaga na Petero cyane, ngira ngo wenda n'abantu badukurikiye babashe mu gihe cy'imbaraga sibwo yumvaga afite imbaraga nyinshi cyane, akumva n'umusore aribwo bazaga gufata Yesu agahita aca umuntu gutwi. Icyo gihe Petero yari yumvaga cyane, yari umunyembaraga, ndetse Yesu abwira Petero aya magambo yamubwiraga kuko yamubonagamo imbaraga nyinshi zidasanzwe mu buryo bw'umubiri, ko Petero imiterere ye nta buryarya yagiraga, nta kintu cya mbereka cyo guhisha yagiraga, uko yari yarakugaragazaga mu maso ha Yesu cyane. Nacyo cyatumaga Yesu rero uburyo yabonagamo Petero bw'uwo munsi, yamusabaga ko ategura no mu buryo bwe bw'igihe kizaza azaba atakibonaho za mbaraga yamubonagaho uwo munsi. Icyo kintu Yesu yashakaga kugaragaza kuri Petero, ari nacyo kintu wenda nshobora kuza kubwira abantu badukurikiye mu minsi yacu, mu gihe cyacu, ubigereranije n'iki gihe. Mbigeranyije n'iki gihe, mu minsi yacu, mu gihe cyacu turasabwa gutegura igihe cyacu cy'ahazaza, kandi tukagitegura mu buryo kizubahishamo Imana kikaba cyiza kuruta mu matangiriro yacu. Uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga, ariko mu gihe cyawe cyo gutaha ntuzibukwe nk'umuntu wari ufite amafaranga, kuko ntacyo yamaze, yakoze ibidafite umumaro, yakoze ibitanejeje Imana. Ariko ushobora kuyakoresha mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana no gushyigikira umurimo w'Imana, ndetse n'ibindi bivuga ubutumwa. Mu gihe cyawe cyo gusaza, za mbaraga wari ufite mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'amashuri, mu buryo bw'ubwenge, warazikoresheje mu gihe cyawe. Hanyuma muri cya gihe cy'imbaraga cy'intege nkeya rero, hamwe umubwiriza yavuze ngo kora ibyiza ugifite uburyo, kuko hari igihe kizagera ukaba utakinejejwe nabyo, akagozi k'ifeza kamaze gucika nabyo. Yego, mbese hakaba hari ibintu bitakikunejeje, ariko ibyo wakoze muri cya gihe cyawe cy'imbaraga bizagaruka bigira umumaro muri cya gihe cyawe kitari icy'imbaraga. Ari naho nshobora kugaruka ku kibazo kimwe wabajije mwene data, ngo mbese umuntu birashoboka ko mwitangira rye yaba atarigeze anezeza Imana, ariko mu gihe cye cy'urupfu akarinezeza? Birashoboka cyane, kuko iyo uroye mu gihe Yesu yari ari ku musaraba n'ibisambo bitatu, harimo igisambo kimwe cyanejeje Imana, kandi cyari ku iherezo ryacyo. N'icyakijyanye ku musaraba kwari ukwiba, kwari ukwiba, bwari ubusambo, bwari ubuhazi,
bamukatiye urwo gupfa kuko uriya musozi w'Igorogota ubundi ntago wajyagaho abantu bakoze ibintu byiza. Wari umusozi wajyanwagaho abantu bakoze ibintu bibi, bibihazi, bibisambo, bibinyamaswa, bakoze nyine imirimo ya kinyamaswa itabemerera kuba mu bandi, wahageraga yarapfaga. Yagombaga kuba ari ikivume, nyine yarapfaga. Hanyuma rero kuri uriya musozi hariho igisambo kimwe cyapfuye urupfu ariko runejeje Imana kuko yarahihaniye, yarahahuriye n'umukiza. Birashoboka rero ko mu rupfu rwawe wahura n'umukiza hanyuma urupfu rwawe rukanezeza Imana, yego, ukaba urupfu rwiza. Imana rero iduhana umugisha. Nagira ngo wenda utarakomeza, ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, yego, mfate iri jambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu gice cya 21 ku murongo wa 18. Ndagira ngo ndizana uyu munsi 2026 muri uku kwezi kwacu kwa karindwi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi ku isi hose. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko imbaraga bafite uyu munsi bishoboka ko ejo baba batazifite. Reka bazikoreshe, kandi bazikoreshe bashyigikira umurimo w'Imana, bazikoreshe mu bintu binejeje Imana, kandi bizabafasha muri cya gihe bazaba batagifite imbaraga. Hari akantu nshaka gusubiramo. Yego. Imbaraga bafite uyu munsi, yego, bazikoreshe mu gihe cya none, kandi ejo hazaza birashoboka ko bazaba batakizifite. Birashoboka ko uyu munsi ufite agaciro, ufite imbaraga kubera amadiguri, amabachelors degree ufite, ariko ejo ibyo bintu ufite uyu munsi bikaza bitagifite agaciro. Iyo udakoresheje ubwenge ufite ngo ubukoreshe mu gihe cyawe cya pasiyo, bizakugirira umumaro. Mu gihe cyawe cya pasiyo uba nk'abandi bose, ushobora gusaba uwo wimye, ariko iyo ubikoresheje mu gihe cyawe bikugirira umumaro muri cya gihe. Rero uko turi none siko tuzaba turi ejo, ariko uko turi none bishobora kutwubakira ubuzima bwiza tuzaba turimo ejo hazaza. Ndasaba rero abantu badukurikira, igihe bafite Imana ibahaye cya none bagikoreshe muri none kugira ngo cyubakire ejo habo hazaza. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Arakoze mwene data, Imana imuha umugisha mwinshi. Nigeze rimwe kujya kuri moruge, ngeze kuri moruge imwe ntavuze muri iki gihugu. Nagezeyo nditegereza, turi kwambika umuntu wacu wari utashye, ndabyitegereza uburyo nta kintu na kimwe yabashaga kwikorera, ariko nubwo ntacyo yari afite abasha kwikorera na kimwe, icyo gihe yarateze abantu baramukorera ibyo atageze gute atabashije kwikorera. Byose turabimukorera, na bimwe yajyaga yikorera mu ibanga nabyo tugira gute turabimukorera. Aho si cyo cya gihe Yesu yabwiraga Petero ko kizagera kuri we. Muri ya kiriya gihe nubwo yabibwiye Petero, ariko twese kiradutegereje. Igihe kizagera ubu utagishobora kwiyambika karavate wowe nkurikiye. Igihe kizagera umushanana ntubashe kuwiyambika. Igihe kizagera ntubashe kwikuraho ubwanwa, ubukurweho n'abantu. Haleluya. Igihe kizagera hari n'igihe noneho butaragera kure cyane ho kujya ho gupfa, ariko noneho ukageraho umera uba mujya muri koma, ukajya ugaburirwa ibiseye byo babanje guhekenyesha, byaciye mu mashini kugira ngo ubashe kubaho. Rero iki gihe kizagera, nubwo ubona ukomeye, nubwo ubona ufite kano kanya umubiri mwiza, nubwo ubona ukeye, nubwo ubona ufite ingufu, ariko icyo gihe kizagera gute? Kizagera. Ese ujya wibaza ko bazagukorera ibyo utabasha kuzaba ugira gute wikorera? Ese waba uri kubateganya? Ese waba uri kubana? Hari aho uzagera ugatega gusa bakagukenyeza. Umva iryo jambo ko rikomeye. Yego. Uwe mwene data iburyo bwanjye, urabyumva ute ibi bintu kugira aho ugera utabasha kwikenyeza? Wikenyezaga, wikoreraga buri kimwe cyose, ariko noneho hari aho uzagera ubyangu byemere, hari aho uzahagera, aho hantu ntawe uzahasimbuka, ntawe ndasaza yikenyeza. Buriya niko bishatse kuvuga. Wowe urabyumva ute icyo yarashatse kuvuga aho hantu? Murakoze cyane. Aho hantu haroroshye cyangwa harakomeye? Ahantu haroroshye kandi haranakomeye. Gute rero? Bitewe. Yego. Ijambo riratubwira ngo dukorere Uwiteka tugifite uburyo
ni ukuvuga ngo ejo hazaza hawe, ejo hawe uhategura uyu munsi, hazagenwa n'ibyo wakoze. hari amaterime sociologique yaba ngo les moyens justifient la fin. Ngo uko bimeze ubu ngubu nibyo bizatanga isura cyangwa se ishusho y'ejo hazaza. Rero biri tubwira umugabo witwa Akani ngo Imana hari ibyo yari yababujije muri rugendo rw'Abisirayeli n'intambara bagendaga banyuramo. Akani ngo iby'Imana yavuze binyura mu gutwi kumwe bisohokera mu kundi. Igihe kiragira ngo Akani biba ngombwa akavugisha ukuri, ariko yemera nk'ari amatakirangoye, ngo arababwira ngo uko byagenze, aravuga ati ibyo byose igihe cyarangiye. Niyo mpamvu muri Imana tubwira ngo dushake Uwiteka bigishoboka ko abona, kugira ngo iherezo ryacu rizagende neza, rizabe ryiza. Rero aho tujya ntabwo ari heza, ariko icyiza ni uko kubizera nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ubwo rero nibwo dukwiye kubanza kwitaho. Ijambo riratubwiye ngo mubanze mushake ubw'Imana no gukiranuka kwayo. Ahubwo ubanza iki? Wowe dukurikiye ubanza iki? Rero twizeye Imana, igihe cyacu cyo gukora ibyiza ni iki ngiki, kugira ngo tuzagire iherezo ribi mu bisanzwe by'ubuzima, kuko niko bizagenda nyine. Iyo umuntu yapfuye aba yapfuye, ntabwo ari ibintu byiza, si inkuru nziza. Ariko kugira ngo uko twapfa kose byibuze tuzabona ubundi buzima buhoraho. Rero dukwiye gukorera Imana dugifite uburyo tuzamera nka Akani wicujije nta n'ikintu bigitanze. Biratubwira ngo bamuteye amabuye kugeza na n'ubu ngubu hari icyo kirundo cy'amabuye, kuko amatakira ngo ni ikintu kibi. Byanze bikunze rero tugomba kumenya ko igihe kizagera iherezo ryacu ry'ubuzima rikarangira, ariko hakagira irindi ritangira. Umuntu wizeye umukristo, aho ubuzima busanzwe bw'abantu muri rusange burangirira, niho ubwe butangirira. Ngo ahirwe upfa apfiriye mu Mwami. Imana itugire neza. Urakoze. Ariko hanze aha ngaha ntabwo abantu bose ariko bafite ababakenyeza, sinako bababona. Byo biba byaratewe n'iki? Ntawe urabona wabuze umukenyeza kandi yari amukeneye. Urakoze cyane. Ibyo ni ihame. Yesu igihe Yuda yageze ngo arekarama, ngo sinzi ngo ari uriya mugore ngo yarasutse amavuta kuri Yesu. Yego. Ngo Yuda ngo arerekana ngo aya mavuta ngo koko ngo ntabwo ngo tuba tuyagurishije ngo tukafashisha abakene ngo n'ibiki. Yesu yababwiye amagambo akomeye ngo abakenewe muzahorana iteka, ariko jyewe ntabwo muzamurana. Rero ntabwo njya kure y'ibyo Pastor Nshimiye yavuze, ariko uko byagenda kose twite ku iherezo ryacu kurenza ibindi byose. Ubwo bivuze ngo mu gihe cy'inyuma kizaza, kugira ngo umuntu abone abazamukenyeza niwe uzabigeramo uruhare. Nyine wenda nkomoje kuri icyo kibazo warumbaje uti se nyine hari abantu batagira ababakenyeza. Biri tubwira ku kidendezi ngo hari umuntu wari umaze imyaka n'imyaniko. Uriya nawe buriya ntabwo yari yarabuze yamaze imyaka 10. Abarwayi baratandukanye. Yarabuze umukenyeza. Abarwayi baratandukanye nyine. Yego. Hari ufite umushyiramo, hari n'utamufite. Ariko icyo nshimira Imana nuko Imana ijya imenya n'abatabafite ko bahari. Ngahageze ngamenya ko hari umuntu umaze igihe. Rero igihe ibyacu bimaze n'igihe intambara zacu zimaze, naho cyaba cyinshi, ikibazo si intambara, ahubwo muri kumwe mu ntambara ninde azimazemo igihe kingana iki. Turashimira Imana rero ko mu ntambara zawe iri kumwe na Yesu, byanze bikunze bigira iherezo. Kandi Yesu yaje hariya niho ndimo mvuga, wenda reka mbare mvuga, Yesu yaje uriya munsi abafite ababashyiramo, ntawe wigeze akorerwa igitangaza. Kandi Yesu yaje yazanye uburyo bushyashya. Rero ibanga cyangwa se password mu ntambara turimo, uko byameze kose,
ikibazo si intambara ahubwo wo muri kumwe muri iyo ntambara, wo muri kumwe muri icyo kigeragezo, icyo ngicyo nicyo kibara. Yego. Nigeze kuganira n'umuntu w'Imana rimwe, ijambo rikomeye, nanjye rirantangaza kandi ari rivuze, ariko ntiyarije. Nahoze mubwira ko buriya uko abantu bakwibwiraho, uko bagutekerezaho, burya uzi ko atari kuri. Haleluya. Amen. Ahubwo uko uri konyine nuko Imana yibwira kuri wowe. Amen. Ntabwo mubyumvishe. Hari uko abantu bibwira kuri wowe banagupangira, ariko ntibishobora kuzasohora kuko ibyo si ihame, nta nubwo ari impamo. Ahubwo dore kiri impamo ku buzima bwawe n'icyo Imana yibwira kuri wowe, kuko ijambo riravuga ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza. Ariko abangaba aba bene wacu bariya bigeze kubwira Pawulo ngo ubwo tubonye bigenze kuriya n'umwicanyi, barabikonfirima. Ariko hashize umwanya yumvisha ayo magambo bavuze ngo agira imbaraga zikomeye akunkumurira igikonkomoka mu muriro, igikururuka mu muriro. Bishatse kuvuga iki rero? Byari bishatse kuvuga ko byanga byakunda ibyo abantu bibwira kuri wowe ntago ari byo Imana yibwira kuri wowe. Hari ibyo yibwira. Rimwe yigeze kwibwira amagambo akomeye kuri Adamu. Yego. Adamu yibwiraga ibyo akabona n'ubuzima buramunaniye agiye kwiyahura, ngo irangije yiramureba yibwira kumuremera ngo umufashe ugeze gute umukwiriye. Ariko nagize ikibazo haranyitekerezaho, ndavuga ngo ese ikimara gutekereza kumuremera umufashe umukwiriye, yabwiwe n'iki ko igiye kumuremera umukwiriye utamukwiriye yarare? Ese uramufashe umukwiriye yamukompaye n'uwohe? Bigaragara ko Adamu hari ubundi buzima, cyangwa se mvuge ko hari undi mugore babana gutara umukwiriye, ntabwo nzi kuru nabivugaho, ariko hari ubundi buzima yari arimo butamukwiriye, ngo kandi Imana ibona igihe izamuremera nk'umufasha umukwiriye bizatwara igihe, ngo niko kwibwira muri yo. Nubwo utegereje icyo Imana yakubwiye, ariko hari ibyo Imana iri kwibwira, wirambirwa. Hari ibyo Imana iri kwibwira muri wowe, yari yibwiye ati noneho ubwo ngiye kumuremera umufasha umukwiriye kandi akaba azatinda, reka muzanire utuntu twose two kuri iyi si, utunyamaswa twose abatwita amazina. Kandi ukunga ikintu cyose yakise niko cyageze gute, niko cyiswe. Icyo yise televiziyo buriya nayo niyo yayise izina, iyi mikoro niyo yayise izina, ururabya rwita izina, ihene yita ihene, inka yita inka, bwose abwita amazina. Mu gihe arangariye muri utwo yagiye kubirangiza umufasha umukwiriye yagize gute, yamaze kuza. Bishatse kuvuga iki rero? Byanga byakunda uko Imana yibwira kutugirira, uko uri kose, aho uri hose ni byiza. Kuko urebye nko uwo muntu wari uri ku kidendezi maze imyaka 38, hari ibyo yibwiraga, hari nabyo abo bibwiraga baza bamucaho, hari ibyo bibwiraga bamutambuka, imyaka 38 irashira, hari ibyo bibwira. Ariko umunsi umwe ibyo Imana yibwira ku buzima bwe nabyo biragera. Urakoze cyane wavuze ngo Yesu yahageranye indi system. Yego. Ubundi buryo bushya. Ubwo buryo bushya bukimara kuhagera burema igitangaza. Kandi abahaciye bose muri iyo myaka 38 ntago ari igitangaza, ahubwo igitangaza cyabaye uburyo bushya bugeze gute, budasanzwe. Hari umuntu wavuze ni mu gitondo ndumirwa, kandi wari ndumva wabyumvishe, ngo Yesu yari afite ubushobozi bwo gutegekera mu ijuru impumyi zikagira gute, zigahumuka, akavuga yicaye n'Imana byose bigagira gute, bigakemuka. Ariko arangije aravuga ngo nanjye reka nkore urugendo, kuko ifuni bagara ubushuti n'iki n'akarenge. Yari afite kuvugira iriya bigakemuka, afite kuvugira iriya hirya ukabona inzu, afite kuvugira kure aho ari ukabona buri kimwe, ariko noneho hageze gute, akoze urugendo araje. Jean Pierre, urumva ute kuba Yesu yareba akitegereza akabona Petero, tugarutse ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tunasoza, ariko aramwitegereza amubonamo amakaka ya gisore muri iyi minsi. N'ubu barahari, mu Kinyarwanda baravuga ngo umusore umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Impamvu bavuga ko umuhana avayo utamuhana ajyayo, iyo agenda ntago bimenya, niyo umubwiye ngo uvuye yaraguhakanira, araguhakanira ati jye sinigeze ngira gute njyayo. Ariko iyo agarutse avuyeyo azazanye ikimenyetso cya mbere, azatwite kandi ntiwahisha, ubwo ntavuyeyo.
yakongera kubihakana se? Icya kabiri, aje nta kugura afite kandi yagiye yagize gute agufite, aje acumbagira, ntavuyeyo. Icya gatatu, aje baribye kandi agenda yagiye akwihishe ntabwo wabimenye, ariko niyaza bamwiruka harahungira mu nzu bahita bagusora ati sohoka wishyure. Nkuko baje kureba Gideyoni ngo nasohoke bamwice kuko yashenye ibigirwamana bya Yowasi, ariko Yowasi ngo amusubiza amagambo akomeye ngo ninde uri gushyigikira Bayali ngo mwicire ahangaha, kuko bumvishemo gupfa. Habura n'umugira gute wikiriza ati nyishyigikiye Bayali, arangiza ahita avuga ngo iyo mana itiburaniye. Haleluya. Iyo ngiyo muyireke ipfe, iyo batemaguye ikemera, iyo bashwanyaguje ikemera, ni muyireke igire gute ipfe, kubera ko Imana yacu twebwe ntabwo itemwa, nta nubwo ishwanyagurika, nta nubwo igira iti, kuko Dawidi yabwiye intare ati njyewe uyu wanjya ariko ntushobora kurya urimo imbere muri jewe. Hanyuma urabyumva ute rero muri kiriya gihe Yesu agendeye ku basore bari bari kumwe, arabitegereza kuko yari azi ko azabavamo. Wowe abagira inama kandi nziza yafashije Petero no mu rupfu rwe yubahishije Imana. Wowe nawe aba basore bari hubu ndabizi ntabwo muzagendera rimwe se? Oya, ntabwo tuzagendera. Ntabwo muzagendera rimwe, byanga byakunda uzagenda mbere yabo nabo bagire gute basigare. Niyihe nama wabasigira? Niyihe nama wabasigira dusoza, kugira ngo ubwo bazaba bageze muri icyo gihe bazibuka ati nyamara aya magambo yarigishijwe kuri uyu munsi kandi yavuzwe na Pastor Nshimiye. Apostle murakoze, nanone Imana ibaha umugisha, kandi n'abadukurikiye bose bahabwa umugisha n'Imana isumba byose. Ahari turimo turegera ku musozo dusoza ikiganiro. Ntangira nababwiye ngo Yesu yakoreshaga amagambo y'ubwenge cyane. Hanyuma rero wenda nshobora kuvuga ku mbaraga z'abazifite z'abafite imbaraga uyu munsi bigaragara ko banazifite. Harimo abasore, nibyo koko bashobora kuba bagaragara nk'abasore b'abanyembaraga uyu munsi nk'urubyiruko ku isi hose, ariko hazamo n'abagabo, hazamo n'abagore, hazamo ingeri nyinshi, kuko iyo Yesu avuga ku rugero rw'ikintu kimwe ariko arurebeyemo ibintu byinshi. Birashoboka rero ko iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana ryaje uyu munsi ntabwo rije ku rubyiruko gusa, ahubwo rije ku bagabo, rije ku bagore, rije ku bantu bose Imana irimo irebamo imbaraga mu gihe cya none, ariko bakwiriye gukoresha bikazabagira umumaro mu gihe kizaza. Inama rero negera ku musozo dushobora kubagira, n'ubundi sinjya kure ijambo ry'Imana. Yesu yateguraga Petero mu gihe cye kizaza ubwo azaba atagifite imbaraga. Nabo rero nababwira ngo mbese iherezo ry'ubu buzima ntago turizi, ariko Bibiliya ibigarukaho cyane ikavuga ngo gupfa ni inyungu, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Abantu benshi batinya urupfu bagakangwa nabyo, bagahagarika umutima nabyo, ariko ubundi umukristo ntekereza ko adakwiriye gutinya urupfu kuko niyo nzira y'umukiranutsi. Ariko noneho se niba koko tumaze kugera mu irembo ritwinjiza mu rupfu, hahandi tutagishoboye kwikorera ibintu byose, ni iki cyateguwe mbere yuko tugera kuri ya step? Yego, ni iki cyateguwe? Nicyo rero nshaka kubwira abantu badukurikiye ku isi hose, ndetse mu byiciro byose, urubyiruko, abantu bubatse, abandi babitegura, ndetse ingeri zose. Tegura uhereye uyu munsi uko Imana ikugize, uko guhagaritse, uko ufite. Nibyo koko ufite ibyifuzo byinshi, hari aho uri, hari naho ushaka kugera, hari icyo uri cyo, hari n'icyo ushaka kuba cyo, ariko giteguze. Icyo uri cyo giteguze icyo uzaba cyo mu gihe kizaza, mu gihe uzaba utagifite izo mbaraga. Uyu munsi ufite kategori, ufite perime, ufite uburyo urimo kuyikoresha, ariko iyo perime yikoresha wubahisha Imana. Ufite diplome, yikoresha wubahisha Imana. Ufite amafaranga, ufite akazi, ufite titre runaka, ufite level uriho, ufite umwanya uhagazemo, ufite icyo uri cyo, ariko gitegure wubahisha Imana ku buryo mu gihe kizaza ubwo uzaba utagikora, ubwo uzaba utagishoboye, ubwo uzaba ntaho guhamagara, ntaho kuvuga, ibyo wakoze mu gihe cy'imbaraga zawe bizaba byivugira, bizaba bigusanga aho uri, bigufasha. Ndasaba rero abantu barimo kudukurikira gukoresha igihe cyabo neza, ariko bubahisha Imana. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Nshimiye
mugenzi wanjye hari icyo wongeraho tugasoza? Muhereza mikoro. Murakoze cyane Apostle. Dusoza twumvise amagambo meza. Icyo rero natangariza abantu badukurikiye baduteze amatwi impande zose aho bari mu byiciro byabo uko biri, ikintu cya mbere cyangwa se agaciro k'umuntu ku isi, agaciro k'umuntu ni uburyo Imana yaba imwishimiramo. Agaciro k'umuntu ni uburyo Imana imwishimiramo. Igihe kimwe Yesu yigeze avuga amagambo akomeye ngo ntimukagire kwifuza kose ngo kuko ubugingo budapimirwa ku bwinshi bw'ibintu umuntu afite. Rero ikintu dukwiye gukora, icyo nabashishikariza, icyo nababwira, nuko tugira umubano, dushaka Imana bigishoboka ko ibonwa. Ubundi Daniel yigeze hano aravuga ngo 11:34 ngo abazi Imana yabo. Rero hari umubano dukwiye kubaka hagati yacu n'Imana ku buryo twiyumvamo ko tugaterwa ishema n'iyo Mana yacu, Imana nayo yatere bikabona ko hari abantu bayo. Abantu, icyo ni ikintu cy'agaciro rero kurenza ibindi byose, uburyo Imana ikwishimiramo. David yigeze agaragaza ko gaciro k'umuntu wizera Imana, nayo avuga ngo ko ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa iteka ryose. Bivuze ngo mu buzima ndetse no ku iherezo ry'ubuzima n'iteka ryose nyine uwo muntu azaba arinzwe, uwo muntu azabazwi, uwo muntu azarindwa, uwo muntu ntacyo azaba, nta kintu na kimwe kizamunyeganyeza, kandi iherezo rye rizaba ryiza. Imana tugire neza. Murakoze cyane, ndanezerewe. Data wa twese amere umugisha abadukurikiye bose, haye namwe Imana ibaho umugisha. Yego, tubonye ko iherezo ryacu ryiza rigenwa n'igihe turimo ubu ngubu. Reka abakunze ba New Solo TV tuzongere duhure ubutaha mu kindi kiganiro. Mwakoze, mwagize neza, inkunga yanyu yari ikenewe muri aka kanya. Wakora subscribe, wakora like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Reka iburyo bwanjye adusengere dusoza. Turagushimiye Uwiteka Mana Data wa twese, murengeze umutabazi. Paulo yigeze avuga amagambo akomeye, avuga ngo niwe waremye ijuru n'isi, kandi aravuga ngo ntuba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu. Aravuga ngo kandi ntukorerwa n'amaboko yabo nkugira icyo akenye. Turagushimiye rero ko abanye natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye kandi kubw'abantu baduteze amatwi, kubw'abantu badukurikiye. Nubaho umugisha rero, kandi uherekeze iri jambo kugira ngo rimere nk'igiti cy'inganzamarumbo muri bo. Ko ugeze uvuga amagambo akomeye, avuga ngo umuntu wizeye aya magambo ameze nk'umurima wera, umurima mwiza, umurima urimo ifumbire. Reka rero iri jambo ntirize kumera nka za mbuto zaguye ku kara, izindi zikagwa ku mahwa, izindi zikagwa ku rutare, izindi zikagwa mu nzira. Ahubwo iyi mitima yakire rino jambo, ibe imitima imeze nk'imirima myiza, kugira ngo iri jambo rigire aho ribavana, rigire aho ribageza, ndetse rigire n'ibyo ribasimbutsa, kandi ribinjize mu mugisha wabo. Turagushimira rero, bana natwe, bana na buri wese wabanye natwe, icyubahiro cy'Iteka ryose. Amen.